reka nongere ngusuhuze kandi ngushimire wowe muvandimwe turi kumwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi, kandi dukomeje kwigana igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, aho tugeze ku cyigisho cya 35 cyitwa kwigomeka kwa Kora. Ibiboneka muri iki cyigisho bikubiye mu gitabo cyo kubara igice cya 16 n'igice cya 17. Akaba ari amasomo akomeye cyane, ni icyigisho cyiza cyane kandi nkurarikira gukurikirana witonze, kuko umwuka wera wacyandikishije yaduhishiyemo amasomo akomeye cyane muri iki gihe. Birakwiye ko twiga iki cyigisho cyitwa kwigomeka kwa Kora. Twarize icyigisho cy'ubwashize cya 34 cyitwaga abatasi 12, ubwo inkuru zabo bazizanaga n'ibyakurikiyeho. Twigiye muri kiriya cyigisho bikurikirana n'ibiri muri iki cyigisho cy'uyu munsi, aho bavuga ngo ibihano byahawe Abisirayeli byakoze umurimo wo gucubya, kwitotomba no kutumvira kwabo mu gihe gito, ariko umwuka wo kwigomeka wari ukiri mu mitima kandi weraga imbuto mbi cyane, kubera yuko bari bahaniwe nk'uko mubyibuka kwanga kwambuka ngo bajye i Kanani. Ahubwo abatasi 10 bari bazanye inkuru y'urucantege yateye abantu gucika intege, kandi koko banga kujyayo, birangira Uwiteka bahannye ababwira ko n'ubundi batazigera bajyayo. Niyo mpamvu bavuze aya magambo, kandi bakomeza bavuga ngo kwigomeka kwa mbere kwari umuvurungano wa rubanda wari uturutse ku mbaga y'abantu bagenderaga mu marangamutima bahutiyeho, ariko noneho ubugambanyi bwateguwe neza bwari bwakozwe. Umugambi wabwo wari uwo gukuraho ubutegetsi bw'abayobozi bashyizweho n'Imana ubwayo. Kora niwe wari uyoboye ibyo ngibyo, akaba yari umulewi wo mu muryango wa Kohati, kandi akaba mubyara wa Mose. Yari umugabo ushoboye kandi w'ikirangirire. Nubwo yari afite umurimo wo gukora mu ihema ry'ibonaniro, ntabwo yari anyuzwe n'uwo mwanya, ahubwo yashakaga icyubahiro cyo kuba umutambyi. Kuba Aroni n'ab'inzu ye bari barahawe umurimo w'ubutambyi byari byarateje Kora kubagirira ishyari ndetse no kutanyurwa, kandi yamaze igihe runaka arwanya rwihishwa ubutegetsi bwa Mose na Aroni. Nubwo atari yarigeze agerageza kwigomeka ku mugaragaro, ariko icyo kintu cyabyiganiraga mu mutima we, kandi byagombaga kugera igihe kikerekanwa kandi kikajya ahagaragara. Amaherezo rero yagize umugambi mubi wo gukuraho ubutegetsi busanzwe ndetse n'ubw'idini. Muri uwo mugambi mubisha ntabwo yabuze abamushyigikira. Hafi y'amahema ya Kora n'abakomoka kuri Kohati, mu ruhande rwerekeye mu majyepfo y'ihema ry'ibonaniro, hari habambye amahema yabo mu muryango wa Rubeni, amahema ya Datani na Abiramu. Abo bombi, Datani na Abiramu, bari abatware b'uwo muryango wari utuye hafi wa Kora. Abo batware bombi bahise bifatanya n'umugambi wa Kora mubi, kandi kubera ko bakomokaga ku muhungu mukuru wa Yakobo, bavugaga ko ubutegetsi bwa gisivili ari ubwabo, kandi biyemeza kugabana na Kora icyubahiro cy'ubutambyi. Nguko uko ubugambanyi bwatangiriye mu mutima wa Kora bwatangiye kugera ku bandi, kandi ku buryo bukomeye cyane. Abantu bumvaga bashyigikiye imigambi ya Kora kubera agahinda batewe no kubura ibyo bari biteze. Gushidikanya, ishyari n'urwango bahoranye byaragarutse, maze nanone bongera kwitotombera umuyobozi wabo wihanganaga, ari we Mose. Abisirayeli bakomezaga kugenda bibagirwa ko bayobowe n'Imana, bibagiwe umumarayika wasezeranywe wari umuyobozi wabo utagaragara, kandi ko ubwiza bwa Kristo bwabagendaga imbere binyuze muri ya nkingi y'igicu yabayoboraga, kandi ko Kristo ari we Mose yakuragaho amabwiriza yose yatangaga. Ibyo byose barabyibagiwe bavandimwe. Ntabwo bashakaga kumvira iteka rikomeye ryari ryaciwe rivuga ko bose bagomba kuzapfira mu butayu, nk'uko twabyize mu cyigisho cy'ubushize. Bityo bari biteguye gushingira ku rwitwazo rwose, uko rwaba rungana kose. Niko hano bavuze urwitwazo urwo ari rwo rwose, bakizera ko Imana atariyo yari ibayoboye, ko ahubwo ari Mose, ndetse ko ari we wabaciriyeho iteka ryo kurimbuka. Bashingiraga ku mpamvu iyo ari yo yose yatuma bavuga bati ntabwo Uwiteka ari we ibingibi byaturutseho, ahubwo ni Mose wabyishyiriyeho. Ntabwo Uwiteka yigeze avuga yuko tuzapfira mu butayu. Mbega agahinda gakomeye. Umuhati w'umuntu w'umugwaneza kurusha abandi ku isi ntiwashoboraga guhagarikwa no kutumvira kw'abo bantu. kandi nubwo ibimenyetso by'uko Imana itanejejwe no kwinangira bari baragize byari bikiri imbere yabo,
bikaba kandi byaranagaragariraga muri za ngabo zabo zari zacitse mu icyuho. Ntacyo ibyo byose byabigishije, bongeye gutsindwa n'ikigeragezo. Umushumba wicishaga bugufi yari yarabaye myiza cyane ndetse iramunezeza kurusha uko yari amerewe ubwo ngubwo ubwo yari ayoboye imbaga nini y'abantu b'abanyarugomo. Mwumve ko Mose nubwo yari umuyobozi ayoboye bari abantu akaba ryari ishyanga rinini, ariko ngo kuba yari umushumba nibyo byari bimunejeje kurusha kuyobora abo bantu. Nyamara Mose ntiyahangaye kuba yakoresha amahitamo ye. Mu mwanya w'inkoni y'abashumba, Mose yahawe inkoni y'ubushobozi atagombaga kurambika hasi kugeza igihe Imana izamuruhurira. Usoma ibihishwe mu mitima yari yarayoboye imigambi ya Kora n'abambari be, kandi yari yarahaye ubwoko bwe umuburo n'amabwiriza byajyaga kubafasha guhunga moshya y'abo bantu bari bafite imigambi mibi. Bari barabonye iteka ry'Imana Miriyamu yari yaraciriweho kubera ishyari ryo kwitotombera Mose. Uhoraho yari yaravuze ko Mose asumba umuhanuzi. Yaravuze ati, wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu. Yongeyeho ati, nuko niki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose? Nk'uko tubisoma mu Kubara igice cya 12:8. Ayo mabwiriza ntiyarahawe Miriyamu Aroni gusa, ahubwo bari Abisirayeli bose. Nyamara ahangaha turabona ko bari babyibagiwe rwose, maze korana bagenzi be babagambanye. Bari baragize amahirwe yo kubona kwigaragaza kw'imbaraga z'Imana mu buryo budasanzwe kandi bukomeye. Bari mu mubare w'abazamukanye na Mose ku musozi bakabona ikuzo ry'Imana. Ariko kuva icyo gihe hari harabayeho impinduka. Igishuko cyari gito mu itangira cyagiye gihishwa kigenda kigira imbaraga uko cyashyigikirwaga, kugeza ubwo ubwenge bwabo bwasigaye bugengwa na Satani ubwe. Maze biyemeza gukora umurimo wuzuye urwango. Kubera gushaka kwerekana ko baharanira gutunganirwa kw'abantu, babanje kongorerana kutanyurwa kwabo, hanyuma babyongorera n'abayobozi b'Abisirayeli. Uburyarya bwabo bwakiriwe vuba ku buryo butahagarariye aho ngaho, maze amaherezo bagera aho biyizera ubwabo ko bakoreshwa n'ishyaka ry'Imana. Bashoboye kuyobya ibyegera bigera kuri 250 abantu b'ibirangirire mu iteraniro ryose. Kubera gushyigikirwa n'abo bantu b'ibirangirire bagera kuri 250 bo mu Bisirayeli, bumvise bafite icyizere cy'uko bazakora impinduka zikomeye mu buyobozi kandi bakarushaho kunoza imitegekere ya Mose na Aroni. Ngiyi imikorere ya Satani bavandimwe. Icyaha cyitwa ishyari, nk'uko twakigarutseho muri iki gitabo paji ya 319, aho batubwiraga ishyari ryavutse mu mutima wa Miriyamu ndetse na Aroni. Hano bongeye kuvuga ngo ishyari ryabaye igomwa, kandi igomwa naryo rivamo kwigomeka. Bari baraganiriye ku burenganzira bwa Mose kuba afite ubutware n'icyubahiro bikomeye, bityo kugeza ubwo bageze aho bamufata ko afite umwanya wo kwifuzwa buri wese muri bo yashoboraga gukora. Bavuga yuko ibyo Mose akora nabo babishobora kubera ishyari. Baribeshye kandi bashukana batekereza ko Mose na Aroni ubwabo bihaye imyanya y'ubuyobozi bari bafite. Abo batari banyuzwe bavugaga ko Mose na Aroni bishyize hejuru y'iteraniro ry'Uhoraho, biha inshingano z'ubutambyi n'ubutegetsi busanzwe, ariko ko inzu yabo itari yarahawe ikuzo kurusha izindi zose mu Bisirayeli. Abigometse bavugaga ko Mose na Aroni atari intungane kurusha rubanda. Mbega amagambo akomeye cyane. Bakomeje bavuga ko byari bihagije ko baba ku rugero rumwe na bene wabo bari barahawe amahirwe amwe yo kurindwa no kubana n'Imana nkabo. Bavandimwe, iri shyari ryari mu mutima n'ubu bugambanyi bwabo bwabagejeje aho bavuze yuko Mose ari we waciriyeho iteka abantu akabita abanyabyaha kandi ari intungane. Nk'uko babivuze muri iki gitabo ngo umurimo wakurikiyeho wabo bagambanyi wakongejwe no muri rubanda ku bantu bari mu ikosa kandi bakwiriye gucyahwa. Nta cyiza nko kubona ubashyigikira kandi akabashima. Mwumva aya magambo neza bavandimwe, ngo umurimo wakurikiyeho waba bagambanyi wakongejwe muri rubanda, kandi baravuze ngo ku bantu bari mu ikosa kandi bakwiriye gucyahwa. Muri iki gihe abantu ntabwo bifuza gucyahwa, ndetse naho utanze umuburo cyangwa ugacyaha abantu bavuga yuko baciriye imanza, ntabwo bashaka kumva. Kandi uko gushyekengwa gutuma babandi bafite ikosa barushaho kwishima kuko uri kubashyekenga. Niyo mpamvu banditse ngo ku bantu bari mu ikosa kandi bakwiriye gucyahwa.
nta cyiza kuri bo nko kubona ubashyigikira kandi akabashima. Kora na bagenzi be bashyigikiwe na rubanda rusigaye. Bavandimwe, aya magambo arakomeye cyane. Bavuze ko ikirego kivuga yuko kwitotomba kw'abantu ariko kwabazaniye umujinya w'Imana, icyo kirego ari ikinyoma. Mbega ikintu gikomeye. Bavuze yuko inteko y'abantu nta gicumuro yari ifite, kubera ko nta kindi basabaga kirenze uburenganzira bwabo, ariko ko Mose yari umutegetsi utegekesha igitugu, ko yari yaracyashye abantu abita abanyabyaha kandi ari intungane, ndetse ko Uhoraho ari hagati muri bo. Mbega amagambo akomeye cyane bavandimwe. Mbese mubona muri iki gihe iyo hagize ucyaha ikosa cyangwa ubwaka cyangwa amafuti ari mu bantu mu misengere y'iki gihe, mubona byakirwa gute? Baravuga ngo baciriye urubanza, kandi wenda washakaga kubaha umucyo ukabaha icyo ibyanditswe bivuga ukakibereka kugira ngo abe ari cyo bakurikiza, ariko baravuga ngo twese turi abanyabyaha, ngo none ntugire icyo uvuga. None ahangaha bavuze amagambo akomeye cyane, kandi ngiye kongera nyasubiremo. Ku bantu bari mu ikosa kandi bakwiriye gucyahwa, nta cyiza nko kubona ubashyigikira kandi akabashima. Kora na bagenzi be bashyigikiwe na rubanda rusigaye. Bavuze ko ikirego kivuga yuko kwitotomba kw'abantu ariko kwabazaniye umujinya w'Imana, icyo kirego ari ikinyoma. Bavuze yuko inteko y'abantu nta gicumuro yari ifite, kubera ko nta kindi basabaga kirenze uburenganzira bwabo, ariko ko Mose yari umutegetsi utegekesha igitugu, ko yari yaracyashye abantu akabita abanyabyaha kandi ari intungane, ndetse ko Uhoraho ari hagati muri bo. Kora yasubiriyemo abantu amateka y'uburyo bageze mu butayu, aho banyujijwe ahantu henshi h'imatanwa, kandi abantu benshi bakaba bararimbutse kubera kwitotomba no kutumvira kwabo. Abumvaga Kora bibwiye yuko basobanukiwe neza ko ingorane zabo zitajya kubaho iyo Mose abanyuza mu yindi nzira. Bemeje ko ibyago byose bahuye nabyo byatewe nawe, kandi ko kutinjira muri Kanani kwabo byari ingaruka y'imiyoborere mibi ya Mose na Aroni, ndetse ko iyo Kora ababera umuyobozi akabashishikariza kwishingikiriza ku bikorwa byabo byiza aho gucyaha ibyaha byabo. Kuri icyo gihe aribwo bajyaga kuzagira urugendo ruhire, kandi aho kuzerera mu butayu bajyaga kuromboreza bakajya mu gihugu cy'isezerano. Mbese Mose niwe wari warababujije kujya mu gihugu cy'isezerano, ariko niwe babigeretseho ngo birangira bikundiye Kora. Kandi ubu bwoko nibwo twongeye kubona igihe Mose yabacyahaga, igihe bari basenze cya gishushanyo cy'inyana y'izahabu, ngo nabwo babonye ari umutegetsi mubi kubera yuko abacyashye, ngo maze bumva bikundiye Aroni kuko we bari baramwoheje, maze agira ubwoba kandi ngagira kudashikama nk'uko bavuze muri iki gitabo, abaremera inyana y'izahabu barayisenga, ngo bumvishe bikundiye ubuyobozi bwa Aroni kurusha ubwa Mose. None ahangaha naho ngo bumvishe ko Kora n'ibitekerezo bye bitaga byiza, iyaza kuba ari we wabayoboye, ngo bari kuromboreza na za nzira z'imatanwa zose Imana yabayoboyemo, nubwo babeshyeraga Mose, ngo ntabwo bari kuba barazinyuzemo. Ni nk'aho bari bavuze yuko na hariya kuri Sinayi, aho Imana yabigishirije amasomo akomeye cyane, batari kwigera bahanyura cyangwa ngo bahatinde. Bavandimwe, aya magambo arakomeye cyane, kandi dukwiriye kuyafatiramo isomo rikomeye mu gihe muri iki gihe aho ucyashye abantu bavuga yuko uri kubacira urubanza, cyangwa se kudakwiriye kugaragaza amakosa ari mu myigishirize, ari mu myizerere y'abantu. Barakomeje ngo muri uyu murimo wuzuye urwango habayemo ubumwe bukomeye no kumvikana mu bantu batumvikanaga muri iyo mbaga kuruta uko byari byarabayeho mbere. Kora abonye abantu bamwumva byamwongereye icyizere kandi bituma arushaho kwizera. Mwumve iri jambo ukuntu rikomeye. Kora abonye ko abantu bamwumva byamwongereye icyizere kandi bituma arushaho kwizera ko kuba Mose yarihaye ubuyobozi bizateza akaga umudendezo w'Abisirayeli niba bidahagaritswe. Uku ni ukwizera gukomeye, kandi kukaba ari ukwizera gupfuye. Yavuze ko Imana yabimuhishuriye. Yatangiye uku kwizera yagize gukomeye, yatangiye no kubeshya, avuga yuko Imana yabimuhishuriye kandi yamwemereye gukora impinduka mu butegetsi igihe kitararenga. Yavuze ati Imana yarabimpishuriye kandi ngomba gukora impinduka mu butegetsi igihe kitararenga.
mbese abantu bavuga yuko Imana yabahishuriye, murabona yuko bose ibitabahishuriye. Nyamara abantu benshi ntibari biteguye kwemera ibirego Kora yaregaga Mose. Bibutse imirimo ye yo kwitanga no kwihangana, maze babura uko babigenza. Byari ngombwa rero ko atanga impamvu yo kwikunda kubw'uko guhangayikira Abisirayeli kwe. Kandi ikirego cya kera cyongeye kuvugwa ko yabakuriye mu Misiri kubarimburira mu butayu kugira ngo atware ibintu byabo. Mbega amagambo y'ibinyoma! Nguwo murimo wakomeje rwihishwa mu gihe runaka, nyamara ubwo bugambanyi bwari bumaze kugwiza imbaraga ku buryo byajyaga gucika ku mugaragaro. Kora yaje kugaragara ayoboye agatsiko, maze ashinja Mose na Aroni ku mugaragaro ko bihaye ubutegetsi na bagenzi be bari bashoboye nabo gukora mu buryo bungana. Mose na Aroni bongeye gushinjwa ko abantu bambuwe umudendezo n'ubwigenge byabo. Abo bigomeke baravuze bati, ibyo mukora birahagije, kuko abo mu iteraniro bose ari abera, umuntu wese wo muri bo Uwiteka akaba ari hagati muri bo. Nuko ni iki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka? Mbega amagambo akomeye, mbega ikirego gikomeye. Mose nawe ntiyakekaga ko habaho ubugambanyi nk'ubwo bukomeye, maze ubwo bwamugwiriraga yikubise hasi yubamye, asabira Imana mu mutima. Yahagurutse afite agahinda ariko atuje kandi akomeye. Amen. Yari yarayobowe n'Imana. Yaravuze ati, ejo mu gitondo Uwiteka azerekana be abari bo, n'uwera uwo ari we, amwiyigize hafi. Uwazatoranya niwe aziyigiza hafi. Ishungura abavandimwe byagombaga gukorwa mu gitondo cy'umunsi ukurikiyeho kugira ngo abantu bose babashe kubona igihe cyo gutekereza. Imana yabahaye igihe cyo gutekereza kugira ngo nihagera igihe cy'amahitamo bahitemo neza. Imana yagombaga kubaha igihe cyo gutekereza. Imana ishimwe cyane. Noneho abashakaga kuba abatambyi bagombaga kuza umuntu wese azanye icyotero cye, maze bakosereza imibavu mu ihema ry'ibonaniro imbere ya rubanda rwose. Iteka ryari risobanutse neza, rivuga ko abatoranirijwe umurimo wera gusa aribo bagombaga gukorera mu buturo bwera. Ndetse na Nadabu na Abihu bari abatambyi, bari bararimbuwe bazize guhangara gukoresha umuriro udakwiye, birengagije itegeko ry'Imana. Nyamara Mose yiyemeje guhangana n'abamuregaga, bona niyo bahangara kujuririra ikibi nk'icyo baregera Imana. Yerekeje kuri Kora na bagenzi be b'Abalewi, maze Mose aravuga ati, mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iterano ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, muhagarara imbere y'iteraniro mubakorere. Nawe Kora ikakwiyigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi. Icyo nicyo gitumye wowe n'abo mufatanyije mwese muteranira kugomera Uwiteka. Aroni n'iki ko mumutotombera? Datani na Abiramu bari batarihandagaza ngo bavuge nka Kora. Maze Mose wiringiraga ko bashobora kuba binjijwe muri ubwo bugambanyi ariko batabwirundumuriyemo burundu, arabahamagaza ngo baze imbere ye kugira ngo yumve ibirego bamurega. Mose yatekereje yuko ahari wenda bo babyinjijwemo ariko bakaba batabyirundumuriyemo burundu. Arabahamagaza kugira ngo abumve kandi anabagira inama. Ariko byagenze ute? Ariko ntibaje, maze mu gasuzuguro kabo banga kuzirikana no kwemera ubutegetsi bwe. Igisubizo batanze iteraniro ryose ryumva cyabaye ikingo, ntabwo twitaba. Aho ugira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu, kandi ugakubitaho no kwigira umutware wacu, kandi ntutujyane mu gihugu cy'amata n'ubuki, ntuduhaye gakondo y'imirima n'inzabibu. Mbese urashaka kumena amaraso y'aba bantu? Nituri bwitabe. Ega igisubizo cy'agasuzuguro, nta kubaha kurimo. Uko niko imvugo Uhoraho we yari yarakoresheje avuga iby'igihugu cy'isezerano bayikoresheje ku byaranze imibereho yo gukorera agahato bavuyemo. Bashinje Mose ko abeshya ko akora ayobowe n'Imana, akabigira urwitwaza ashingiraho ubutegetsi bwe, maze bavuga yuko batazongera kwemera kuyoborwa nk'impumyi, ngo noneho twerekeze i Kanani, kandi noneho twerekeze mu butayu nk'uko imigambi ya Mose yo kwishyira hejuru imeze. Kandi ibingibi byari byategetswe n'Uwiteka nk'uko mubyibuka mu cyigisho cy'ubushize twabyize. Uko niko wari warabaye umubyeyi w'umunyampuhwe
umwungeri wihangana yagaragajwe nk'ufite imico mibi y'umunyagitugu kandi wihaye ubutegetsi atabikwiriye. Kubuzwa kugera i Kanani niwe babiherejeho kandi cyari igihano cy'ibyaha byabo ubwabo. Byagaragaraga ko imitima ya rubanda rwose yerekeye ku ruhande rw'abigometse, ariko nta muhati Mose yakoresheje ngo yiregure. Yatakambiye Imana ari imbere y'iteraniro nk'igihamya cyo kubonera kuranga imigambi ye ndetse no gutungana kw'imyitwarire ye, kandi atakira Imana ngo imubere umucamanza. Amen. Bukeye rero abatware 250 bayobowe na Kora baje bitwaje ibyotero byabo, binjiye mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, naho rubanda ruteranira hanze y'urugo bategerereza aho ngo baze kureba ingaruka. Ntabwo Mose ari we wateranije abantu ngo barebe gutsindwa kwa Kora na bagenzi be, ahubwo abigometse mu kwibeshya kwabo kuzuye ubuhumyi nibo bari bahamagaye abantu ngo baze barebe gutsinda kwabo. Mbega kwibeshya gukomeye! Nibo ubwabo bari bihamagarije abantu, baravuga ati muze murebe uburyo dutsinda, kandi ngo ni ukwigomeka kwari kuzuyemo ubuhumyi. Umugabane munini w'iyo nteko wari ushyigikiye Kora ku mugaragaro. Bari barimo bamwoshya, bari barimo bamushyeshyenga nk'uko twabibonye, maze ngo umutima urushaho kwinangira kandi arushaho kurarika abantu ngo baze barebe gutsinda. Mbega ingorane ikomeye cyane! Umugabane munini w'iyo nteko wari ushyigikiye Kora ku mugaragaro, wari ufite ibyiringiro byo gutsinda Aroni. Ubwo bari bateraniye imbere y'Imana batyo, ubwiza bw'Uwiteka bwabonekeye iteraniro ryose. Mose na Aroni bahawe umuburo uturutse ku Mana uvuga ngo nimwitandukanyirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato. Ariko Mose na Aroni bikubita hasi bubamye basenga bagira bati, Mana, Mana y'imyuka y'abafite umubiri bose, umuntu umwe nakora icyaha mbese urarakara iteraniro ryose. Mbese nimwumva iteka rikomeye aba bigometse bagombaga gucirwaho. Mbese nimwumvise uko umutima wa Kora wakomezaga kwigomeka kubera bamushyekenze no kubona ashyigikiwe n'abatware b'Abisirayeli bageraga kuri 250 n'iteraniro hafi ya ryose. Kora yari yaravuye aho iyo nteko yari iri asanga Datani na Abiramu. Ubwo Mose aherekejwe n'abakuru 70 bamanukaga bakajya kuburira ubuheruka, ngo bagombaga gutanga umuburo uheruka abavandimwe, bakaburira ubuheruka abo bagabo bari banze kumusanga. Muribuka yuko uyu Datani na Abiramu Mose yari yabibeshyeho, aravuga ati ahari wenda baba bashutswe ariko bakaba batirundumuriye muri ubu bushukanyi. Nyamara baramusuzuguye cyane, baravuga ati ntabwo tubasha kwitaba, n'ibindi byinshi twabonye. Yambaga y'abantu yarabakurikiye, kandi mbere yuko atanga ubwo butumwa bw'imbuzi, Mose ayobowe n'Imana yabwiye abantu ati nimuve ku mahema y'aba banyabyaha, nimugire ikintu cyabo mukoraho, kugira ngo igihano bahanirwe ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo. Uwo muburo warumviwe kubera ko abantu bose bumvaga yuko iteka ryari rigiye gucibwa. Abigometse bakuru babonye ko abo bantu bashutse babataye, ariko kwinangira kwabo ntikwacogora. Bahagararanye n'imiryango yabo imbere y'amahema yabo, basa n'abasuzuguye imiburo y'Imana. Mbega amagambo ateye ubwoba! Ubwo nibwo Mose yabwiye abantu mu izina ry'Imana ya Isirayeli ati, iki nicyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose, kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu nibapfa urupfu rwa bose, nibaba icyo abandi bantu bose baba, Uwiteka ari bo batarantumye. Ariko Uwiteka ntakora ikintu cy'inzaduka. Ubutaka bukasama bukabamirana n'ababo n'ibyabo byose, bakarigita ikuzimu ari bazima. Muri bumenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka. Mbega amagambo akomeye bavandimwe! Abantu bose bari bahanze amaso bahagaze bafite ubwoba bategereje ikiri bube. Akimara kuvuga atyo, ubutaka bwari bukomeye burasama, maze abikometse bagwa muri urwo rwobo ari bazima n'ibyabo byose, maze bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Abantu barahunga biciriye urubanza nk'abagize uruhare muri icyo cyaha. Ariko urubanza ntirwari rurangiriye aho ngaho bavandimwe. Umuriro maze uramanuka, umanuka uva muri cya gicu ukongora ba bakuru 250 bari boseje imibavu. Kandi abo bagabo ntibarimburanwe n'abagambanyi bakuru,
kuko batabaye nyambere mu kwigomeka. Bemerewe kureba amaherezo y'abo bagambanyi bakuru ndetse no kugira umwanya wo kwihana, ariko bababazwa n'abigometse maze nabo bararimbuka. Ahangaha bavuzemo ikintu gikomeye cyane bavandimwe, ngo abangaba bari bayobejwe, abo twabonye yuko bari abantu b'ibirangire bageraga kuri 250 bari bashutswe, nabo bemera gushukwa bifatanya n'abandi kugomera Uwiteka, ngo ntago bahise barimburanwa n'aba ngaba barimbutse mbere bari babaye nyambere mu kwigomeka, kuko bagombaga guhabwa akanya ko gutekereza. Uwiteka iteka yagiye atanga akanya ko gutekereza kugira ngo abantu bihane, ngo ariko aba bantu bakoze ikintu gikomeye cyane, ngo bababajwe n'abigometse, cyangwa se bagiriye impuhwe abari barimbutse batyo, ntibaha agaciro icyaha cyari gitumye barimbuka batyo, maze bababazwa nabo. Ibyo ngibyo Uwiteka yabifashe nko gushyeshyenga, maze nabo bararimbuka. Bavandimwe, aya magambo arakomeye cyane. Igihe Mose yasabaga Abisirayeli bandi guhunga kurimbuka kwari kugiye kubaho, iteka ry'Imana ryashoboraga guhagarara ubwo iyo Kora n'abambari be bihana bagasaba imbabazi, ariko kwinangira kwabo kwahamije iherezo ryabo. Iyo nteko yose yari yafatanyije nabo icyaha cyabo, kuko bose bari babashyigikiye ku rugero ruto cyangwa runini. Ahangaha bavuze amagambo akomeye ko bashoboraga kuba babashyigikiye ku rugero rutoya cyangwa se urugero runini. Hari abifatanyije nabo kwigomeka, hari n'abantu bari baje gushungera bahamagawe na Kora, Datani na Abiramu nk'uko twabibonye, kandi bari babahamagariye kuza kureba uko bari butsinde, kandi ngo bari babashyigikiye. Urugero rutoya cyangwa runini bagombaga kuba bashyigikiyeho rwose ruramaze, ariko ahangaha bavuze yuko ari ukubashyigikira rwose. Nyamara Imana mu mbabazi zayo nyinshi yashyize itandukaniro hagati y'abayoboye ubwigomeke n'abo bari bayoboye. Abantu bari bemeye gushukwa ubwabo bahawe umwanya wo kwihana. Amen. Hari haratanzwe igihamya gitangaje kibereka ko bari mu makosa kandi ko Mose afite ukuri. Ikimenyetso kigaragaza ubushobozi bw'Imana cyari cyakuyeho gushidikanya kose. Ni ukuvuga ngo bagombaga kwigomeka nyuma y'uku kuburirwa, ntago bagombaga kuba bafite urwitwazo kuko bari bazi neza aho kuri kuri. Yesu, marayika wagendaga imbere y'Abaheburayo, yagerageje kubakiza ngo be kurimbuka. Imbabazi zarabingingaga. Urubanza rw'Imana rwari rwabegereye cyane, bingingirwa kwihana. Ukwitambika kudasanzwe kandi kudakumirwa guturutse mu ijuru kwari kwahagaritse ubwigomeke bwabo. Ubwo rero iyo bemera ubuntu bw'Imana butumye yigaragaza, bajyaga gukira. Ariko nubwo bahunze iteka ryari riciwe babitewe no gutinya kurimbuka, ntabwo ubwigomeke bwabo bwari bwakuweho. Iryo joro basubiye mu mahema yabo bafite ubwoba bwinshi, ariko batihanye. Bavandimwe, Kora n'abambari be bahoraga babogeza kugeza ubwo rwose bizeye yuko ari abantu beza cyane, kandi bizera ko bahemukiwe kandi bafatwa nabi na Mose. Iyo baza kwemera ko Kora n'abambari be bari mu makosa kandi ko Mose afite ukuri, bari kwakira rwose iteka ryari ryaciwe ko bagomba gupfira mu butayu, bakemera ko ari ijambo ry'Imana. Ntibashakaga kwemera ibyo, bityo bagerageza kwemera ko Mose yari yarabashutse. Bari bashimishijwe cyane n'ibyiringiro bari bafite yuko gahunda nshya igiye gushyirwaho, aho muri iyo gahunda gushima kwajyaga gusimbura gucyahwa, kandi ubuzima bworoheje bugasimbura guhagarika umutima n'amakimbirane. Abantu bari barimbutse bari baravuze amagambo yo gushimagiza, kandi baranasezeranye kubitaho cyane no kubakunda. Maze abantu bafata umwanzuro ko Kora n'itsinda rye bagombaga kuba ari abantu beza, kandi ko Mose mu buryo runaka yatumye barimbuka. Bavandimwe, ntibishobokera abantu gutuka Imana igitutsi gikomeye nko gusuzugura no kwanga abo ibasha gukoresha kubw'agakiza k'abantu. Gusuzugura ab'Imana ikoresha kubw'agakiza k'abantu ni ugutuka igitutsi gikomeye Imana ishobora byose. Ntabwo Abisirayeli rero bari barakoze batyo gusa, ahubwo bari baragize umugambi wo kwica Mose na Aroni. Nyamara ntibabonye akamaro ko gushaka imbabazi z'Imana kubw'icyaha cyabo kibabaje. Iryo joro bahawe ryo gusabamo imbabazi ryakeye batihanye kandi batatuye icyaha cyabo, ahubwo baraye bashaka icyarwanya ibihamya byerekana yuko ari abanyabyaha ruharwa. Ntabwo bashakaga kwemera, ahubwo bakesheje ijoro bajyaga kwihanamo bashaka ibihamya byerekana ko ari abantu beza, atari abanyabyaha ruharwa.
bakomeje kwanga abantu batoranijwe n'Imana maze bitegura kurwanya ubutware bwabo. Satani yari yiteguye kuyobya intekerezo zabo no kubayobora buhumyi mu irimbukiro. Ubwo rero Abisirayeli bari bahunze bavuga bati ubutaka butatumira natwe. Nyamara bukeye bwaho iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryitotombera Mose na Aroni rigira riti, mwishe abantu b'Uwiteka. Kandi bendaga kugirira nabi abayobozi babo bari abizerwa kandi bitanga. Igihe bendaga kubagirira nabi rero nibwo ijwi ry'Uwiteka ryavugiye muri cya gicu ribwira Mose na Aroni riti, nimuhunge muve hagati muri iri teraniro ndirimbure mu kanya gato. Mose nta cyaha yari afite, ariko kubw'ibyo ntiyatinye kandi ntiyihutira guhunga ngo asige iteraniro maze ririmbuke. Muri icyo gihe giteye ubwoba Mose yarazariye yerekana uko umushumba nyakuri aba yitaye ku mukumbi ashinzwe. Amen. Yinginze Imana kugira ngo umujinya wayo we kurimbura ubwoko yatoranije. Kubw'uko kwinginga kwe yahagaritse ukuboko kwari kuje guhora kugira ngo Abisirayeli batumviraga kandi bigomekaga batarimbuka bagashira. Ariko nubwo intumwa y'umujinya yari yagiye, mugiga yari yatangiye kwica abantu. Akurikije amabwiriza y'umuvandimwe we, Aroni yafashe icyotero yihutira kujya hagati mu iteraniro kugira ngo abahongerere. Ahagarara hagati y'intumbi n'abazima, maze umwotsi n'umubavu urazamuka. Amasengesho ya Mose wasabiraga mu ihema ry'ibonaniro arazamuka ajya ku Mana. Maze mugiga irahagarara, ariko imaze kwica Abisirayeli bagera ku 14,000, maze kiba igihamya cy'icyaha cyabo cyo kwitotomba ndetse no kwigomeka. Abantu bagera ku 14,000 biyongera kuri ba bandi 250 n'abandi bari bapfuye mbere, harimo Kora, Datani na Abiramu, barimbutse kubera ubwo bwigomeke bwabo. Ariko hatanzwe ikindi gihamya cyerekana ko ubutambyi bwahawe ab'umuryango wa Aroni babibwirijwe n'Imana. Buri muryango wateguye inkoni uyandikaho izina ryawo, kandi izina rya Aroni ryanditswe ku nkoni y'umuryango wa Lewi, maze bazishyira mu ihema ry'ibonaniro. Kandi bukeye bwaho Mose yinjira mu ihema ry'ibihamya, asanga ya nkoni ya Aroni yatangiwe inzu ya Lewi irabije, ipfunditseho uburabyo, isambuye imeze nk'indozi zihishije. Iyo nkoni Mose yayeretse abantu, kandi nyuma yaho ishyirwa mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo izabere igihamya ab'ibisekuru byari gukurikiraho. Iki gitangaza cyakemuye ikibazo kijyanye n'ubutambyi. Noneho abantu bumvise neza ko Mose na Aroni bavuga babiherewe ububasha n'Imana, kandi guhera ubwo abantu bemera ukuri kwari kubabaje kuvuga ko bagomba gupfira mu butayu. Baravuze bati, dore turarimbuka, turapfuye, twese turapfuye. Bemeye ko bakoze icyaha ubwo bagomeraga abayobozi babo, kandi ko Kora na bagenzi be bahawe igihano gikwiriye cy'Imana. Ku rwego ruto, mu kwigomeka kwa Kora hagaragayemo imikorere ya wa mwuka wateje ubwigomeke bwa Satani mu ijuru. Ubwibone n'inyota y'ubutegetsi nibyo byateye Lusiferi kwivovotera ubutegetsi bw'Imana no gushaka gukuraho gahunda yari yarashyizweho mu ijuru. Kuva Lusiferi yacumura, umugambi wabaye wo kwinjiza mu ntekerezo z'abantu uwo mwuka w'igomwa no kutanyurwa, inyota y'ubutegetsi no gushaka icyubahiro. Bavandimwe, ibi bintu birakomeye cyane. Ngo kuva Lusiferi yacumura, umugambi wabaye wo kwinjiza mu ntekerezo z'abantu uwo mwuka w'igomwa no kutanyurwa, inyota y'ubutegetsi no gushaka icyubahiro. Uko niko yakoreye mu ntekerezo za Kora, Datani na Abiramu, kugira ngo akangure icyifuzo cyo kwishyira hejuru kandi ateze igomwa, kutiringira n'ubwigomeke. Satani yabateye kwanga Imana nk'umuyobozi wabo, babinyuje mu kwanga abantu bashyizweho nayo. Nyamara igihe bivovoteraga Mose na Aroni batutse Imana, bari bayobejwe kugeza ku rwego rwo gutekereza ko bo ubwabo ari intungane, ndetse n'abari bamaganye ibyaha byabo mu buryo butunganye babafata ko bakoreshwa na Satani. None se bavandimwe, ahangaha babajije ikibazo ngo mbese bibi nk'ibyo byateje kurimbuka kwa Kora ntabwo bikiriho? Ubwigomeke no kurarikira ubutegetsi byabaye gikwira, kandi igihe ibyo bihawe intebe bikingurira urugi igomwa no kurwanira ubutware. Umutima utandukana n'Imana ukajyanwa mu ngabo za Satani utabizi, nk'uko Kora n'abambari be babigenje. Abantu benshi ndetse no mu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo batekereza, bagacura imigambi ndetse bagakora bashishikaye ngo bishyire hejuru, ku buryo kugira ngo batume abantu babakunda
kandi babashyigikire, baba biteguye kugoreka ukuri. Abantu bagatangira kubeshya kubera gushaka kwishyira hejuru ngo abantu babashyigikire, bagatangira kugoreka ukuri, kandi ngo bagatangira guharabika no kuvuga nabi abagaragu b'Uhoraho, ndetse bakabagerekaho imigambi mibi kandi yo kwikunda ikoresha imitima yabo ubwabo. Imigambi yo kwikunda ikoresha ubugambanyi niyo bashaka kugereka ku bagaragu b'Uhoraho. Kubwo guhora bavuga ibinyoma, amaherezo bageza ubwo bizera ko ari ukuri. Ibyo bahoza mu kanwa kabo babeshya birangira babifashe nk'ukuri. Igihe baba bashishikariye gusenya icyizere rubanda rufitiye abantu bashyizweho n'Imana, bizera by'ukuri ko bari gukora umurimo mwiza, ko bari gukora umurimo w'Imana. Bega amagambo ababaje bavandimwe, Abaheburayo ntibashakaga kumvira amabwiriza n'amategeko y'Uhoraho. Bahoraga bacyahwa ariko ntibashake kwakira umuburo. Iryo niryo ryari ibanga ryo kwitotombera Mose kwabo, nuko batashakaga kwakira imiburo. Iyo barekerwa umudendezo kugira ngo bakore ibyo bishakiye, haba harabayeho kwivovotera abayobozi babo buhoro. Kandi mu mateka yose y'itorero abagaragu b'Imana bagiye bahura n'umwuka nk'uwo. Aha bavuze ikintu gikomeye cyane, ngiyo barekerwa umudendezo wabo kugira ngo bikore ibyo bishakiye, cyangwa se nk'uko bivuze aha ngaha ngo mu mateka yose y'itorero abagaragu b'Imana bagiye bahura n'umwuka nk'uwo. Aba bagaragu b'Imana iyo bahuye n'umwuka nk'uwo, nyamara bagacogora bakareka umudendezo w'abantu bakawukoresha bakora ibyo bishakiye, ngo bahura no kwivovoterwa ku rugero ruto cyane. Cyangwa se uko kwivovoterwa ntikubeho kuko ntago baba bari gucyaha ibibi, ariko ngo iyo habayeho gucyaha ibibi, umwuka wa Kora, Datani na Abiramu urongera ukabyuka. Bavandimwe, aya magambo arakomeye cyane. Kwizirika ku cyaha niko gutera abantu guha Satani icyuho akinjira mu ntekerezo zabo, bityo bakava ku rwego rumwe rw'ibibi bakajya ku rundi. Kwanga umucyo bitera umwijima mu bwenge kandi bikanangira umutima, ku buryo byorohera abantu gutera indi ntambwe mu cyaha, ndetse no kwanga umucyo ugaragara cyane. N'umucyo ugaragara cyane ntabwo baba bakiwubona, kubera gutera intambwe ni ruto kugeza ubwo amaherezo ingeso zo gukora nabi zihabwa intebe. Icyaha nticyongera kugaragara nk'icyaha. Umuntu ubwiriza ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye akamagana ibyaha byabo, akenshi baramwanga, nk'uko twabibonye ngo abantu bari basigaye bikundiye Kora. Kubera ko badashaka kwihanganira umubabaro no kwiyanga bikenewe kugira ngo habeho ivugururwa, bahindukirira umugaragu w'Uhoraho maze bakarwanya gucyaha kwe, bakavuga ko kudakenewe kandi ko gukabije. Bakavuga ati uyu muntu arakabya rwose. Nk'uko Kora rero yabigenje, bavuga yuko abantu nta cyaha bafite, ko ahubwo uwo muntu ubacyaha ari uteza akaga kose. Bavandimwe, mu guturisha imitima yabo muri iki kinyoma, abo bene ishyari kandi barwanya umugaragu w'Imana bakomatanya kubiba amacakubiri mu itorero no guca intege amaboko y'abagombaga kuryubaka. Mu guturisha imitima yabo muri iki kinyoma, abo bene ishyari kandi barwanya umugaragu w'Imana bakomatanya kubiba amacakubiri mu itorero no guca intege amaboko y'abagombaga kuryubaka. Bakomatanya kubiba amacakubiri mu itorero no guca intege amaboko y'abagombaga kuryubaka. Intambwe yose yatewe n'abantu Imana yahamagariye kuyobora umurimo wayo yagiye itera urwikekwe. Buri gikorwa cyose cyavuzwe nabi n'abanyeshyari n'abashakisha ibibi ku bandi. Uko niko byari bimeze muri cya gihe cya Luther n'icya Wesley n'abandi bagorozi bose. Niko bimeze no muri iki gihe cyacu bavandimwe. Ntabwo Kora aba yarakoze ibyo yakoze byose iyo amenya ko amabwiriza yose n'imiburo yose byahabwaga Abisirayeli byabaga bivuye ku Mana. Nyamara yagombaga kuba yarabimenye. Ni ukuvuga ngo nubwo atabimenye yarahanwe kuko yagombaga kuba yarabimenye. Imana yari yaratanze igihamya gitangaje cyerekana ko ariyo iyoboye Abisirayeli, ariko Kora n'abambari be banze umucyo kugeza ubwo bahuma cyane, ku buryo ukwigaragaza gukomeye kw'imbaraga z'Imana kutari guhagije ngo kubemeze. Uko kwigaragaza kose bagushyize ku muntu cyangwa ku mukozi wa Satani. Ikintu nk'icyo cyakozwe n'abantu ubwo ku munsi ukurikira irimbuka rya Kora n'abambari be basanze Mose na Aroni, maze barababwira bati mwishe abantu b'Imana. Nubwo bari babonye igihamya gikomeye cyane cyerekana ko Imana itanejejwe n'imikorere yabo binyuze mu kurimbuka kw'abantu bari babashutse,
bahangaye kwitirira Satani ibihano Imana yari yatanze ubwayo. Bavuga ko binyuze mu mbaraga z'umubi Mose na Aroni aribo batumye abantu beza kandi bera bapfa, bacumuye ku Mwuka Wera, aricyo cyaha gituma umutima w'umuntu winangira rwose ukarwanya imbaraga y'ubuntu bw'Imana. Batutse Umwuka Wera. Kristo yaravuze ati, kandi umuntu wese usebye Umwana w'umuntu azababarirwa, ariko usebye Umwuka Wera ntazababarirwa. Matayo 12:32. Aya magambo yavuzwe n'Umukiza wacu igihe ibikorwa byiza yari yakoreshejwe n'imbaraga y'Imana. Abayuda babyitiriraga Belizebuli. Imana ivugana n'umuntu ikoresheje Mwuka Muziranenge, kandi abanga intumwa yayo babyihitiyemo bakavuga ko ari ya Satani. Bakuyeho umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'ijuru. Igihe umuntu akuyeho umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'ijuru, abatutse Umwuka Wera. Niyo mpamvu abakoze icyaha kitababarirwa, kuko Imana ntabwo ibikibasha kubona uburyo yavugana nawe ngo imwemeze icyaha cye, kuko aba yatutse Umwuka Wera. Imana ikora binyuze mu kwigaragaza kwa Mwuka wayo mu gucyaha no kwemeza umunyabyaha. None se niba wanziye imiburo, mbese bizagenda gute? Bityo niba amaherezo umurimo wa Mwuka Muziranenge wanzwe, nta kindi Imana yakorera umuntu. Isoko iheruka y'ubuntu bw'Imana iba yakoresheje. Umunyabyaha ubwe aba yitandukanije n'Imana, kandi icyaha nta muti gifite ngo cyikize ubwacyo. Icyaha nta muti gifite watuma cyikiza ubwacyo. Nta zindi mbaraga ziba zizigamwe Imana yakoresha kugira ngo yemeze kandi ihindure umunyabyaha. Ahubwo imbaraga zose zagombaga gukoreshwa umuntu aba yazanze. Bavandimwe, turararikirwa kumvira Umwuka w'Imana bikitwa none, kuko iyo umuntu akomeje kwanga, Imana irategeka iti nimumureke, nk'uko biboneka muri Hoseya 4:17. Hanyuma ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana, nk'uko tubisoma mu Baheburayo 10:26-27. Muvandimwe nkunda, iki cyigisho cya 35 kivuga kwigomeka kwa Kora tugisoreje ahangaha. Ntuzacikwe n'icyigisho kizakurikiraho cya 36 cyitwa bazerera mu butayu. Ugire umunsi mwiza.